Yes, ndagushuje ko mushikirana ibiganiro byacu ntandesa ni kuri Good People Show, kora subscribe, like, share na comment tujye dukomeza kubana mu biganiro byinshi cyane n'amakuru cyane abagiye atandukanye. Wowe wakoze subscribe nkushimira kabisa, ndagukengurukiye ndabishimiye cyane abantu mwakoze subscribe kuri uyu munsi, ndabashimiye cyane. Namwe mugiye kuzikora mwumvisha iki kiganiro mukumva hari aho kibageze cyangwa se mukumva mwajya mukomeza kucyumva cyangwa se kujya mwumve n'ibindi biganiro byinshi cyane tugenda dukora. Ndabashimiye cyane, bashimiye mbikuye ku mutima. Sasa rero nkuko nababwiye nti ni ibiganiro biba bigenda biza akanya ku kandi, minota ku wundi, amasegonda ku yandi. Yes, ni ibiganiro utakwiye gucikwa kabisa, ni ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'ubushakashatsi, ibiganiro by'amakuru abagezweho. Sasa ndagira ngo uyu munsi nkuzaniye iki? Nkuzaniye bimwe mu bintu bishobora gutuma TikTok mu Rwanda cyangwa se urubuga rwa TikTok nkuko muruzi cyane mu Rwanda rukora cyane kandi rukurikiranwa cyangwa se rukarukoreshwa na benshi, habasaga hafi miliyoni 6 z'abanyarwanda zishobora kuba zikoresha uru rubuga zonyine, miliyoni 6 zonyine z'abanyarwanda, miliyoni 6 kature neza kadukurikirana neza imibare turebe, ni miliyoni hafi 8 z'abarenga zirenga z'abanyarwanda bakoresha TikTok mu Rwanda, miliyoni 8 zose zakoresha TikTok mu Rwanda. Urumva ko n'urubuga muri miliyoni 14 zituye u Rwanda, urumva ko miliyoni 6 arizo ziwenda zaba zidakuka. Nabwo iyo wavuze ngo ni miliyoni zirenga 8 ushobora gusara na miliyoni 9 cyangwa se 10 zikoresha TikTok, kuko TikTok ni urubuga rumaje gufatwa cyane n'abantu benshi cyane, rukarumaje gukoreshwa n'abantu benshi cyane. Sasa rero uru rubuga rukarushobora gufungwa cyangwa se rugahagarikwa mu gihe wenda narwo rutuje ibisabwa cyangwa se rudakoze ibyo rugomba gukora nkuko byose twagiye tubibona bitangira. Sasa rero ugiye kuzafungira iki cyangwa se rurafungirwa iki cyangwa se biterwa n'iki cyangwa se impamvu rugiye gufungwa ni yihe? Kuko twagiye tubona imbuga nyinshi nkoranyambaga zifungwa, nka Tanzania mu minsi yashize internet yose none yari yarahagaze. Hari ibihugu udashobora gukoresha TikTok, hari ibihugu udashobora gukoresha nka Instagram. Ntago izi meta zose, izi mbuga nkoranyambaga za meta zose ntago wasanga mu bihugu bya Pakistan, za Afghanistan, za Iran, Iraq. Ntago izi mbuga za meta zose uko muzibona, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, zose Twitter ntago iri muri meta, ariko na n'ubundi ntago igipfa gukora muri ba bihugu. Ahubwo wenda nka Instagram, WhatsApp, Facebook, na Twitter nayo ubwo nyine ntago iriyo. Nize mbuga zindi ziri muri meta ni nyinshi, za Snapchat, za TikTok, zose wumva ntago zipfa gukora muri biriya bihugu, usanga baba bifitiye izabo zigiye zitandukanye. Ariko aho nakubwira nturubuga impamvu none rugiye gufunga ni yihe, nibyo tugiye gukurikirana. Kubanza umenye imvo n'imvano yabyo. Yes, ntibyagutangaza rero kumva ngo narwo wenda cyangwa se kumva ngo TikTok mu Rwanda yahagaritswe, ntibizagutangaze kumva ibyo bintu bibaye, kuko cyangwa se bamwe mu bazikoresha akaba aribo bahagarikwa instead of guhagarika urubuga runaka, cyangwa se akaba hagarikwa bamwe mu bantu bazikoresha. Nabahe sasa rero kuko twabyumvishije ubundi umuyobozi wa RGB abivuga neza, ariko ndajya manze nkwinjiza noneho muri source cyangwa se mu nkuru ya nyayo, mu nkuru cyangwa se manze nkwinjize navuga ko ari inkuru isosi mu Kinyarwanda harya mu byita inkomoko. Yes, inkomoko y'inkuru nabanzanye ngo nkwinjizemo neza, nkumenyesha impamvu se byagenda bite kugira ngo ibyo bibe, cyangwa se byabigiye guterwa n'iki kugira ngo TikTok ibe yahagarikwa mu Rwanda, cyangwa se byabitewe n'iki kugira ngo bamwe mu bayikoreshaga bahagarikwa cyangwa se bakurweho, batazemererwa kongera gukoreraho cyangwa se kongera kuzikoresha izo mbuga nkoranyambaga, urwo rubuga nkoranyambaga, bitewe n'impamvu, bitewe n'ukuntu ibintu byinshi cyane RGB mu minsi yashize mwabyumvishe neza. Nibyo tugiye kunyuramo, tubanze dutangire mu ntangiro zabyo, nkubwire uko byagenze n'impamvu noneho yo kuba hahagarikwa iyi TikTok, kuko ari urubuga ruri gukoreshwa cyangwa se rwifashishwa n'abantu basa naho bagiye bahagarikirwa mu bintu bimwe na bimwe, ariko bakaba bari gukoresha izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo noneho babashe kuba bakoresha bya bintu leta yaba yababujije gukora, cyangwa se iyi leta ikakubuza gukora ikintu ariko ukavuga ati kubera kanga wenda batahakontora cyane cyangwa se batahagendaho, reka bariho n'inyurira none nyure muri izi nzira. Sasa rero bikaba bigiye gutera kuba bafungurwa urubuga, cyangwa se bamwe mu bantu bazikoresha akaba aribo babasha kuba bafungira ibikorwa, cyangwa se nabo bafunga cyangwa se bakafunga account yabo. Sasa byatangiye bite? RGB yashimangiye ko 70% by'insengero zagezunzuwe mu Rwanda zifunzwe. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwashyize umucyo kuri bimwe mu bibazo abantu bibazaga kuri gahunda y'ubugenzuzi buheruka gukorerwa insengero 70% by'insengero, gukorerwa 70% by'insengero ibihumbi 14 zasuwe zitujuje ibisabwa, bityo zikaba zafunzwe. Itangazo rikomeza rigira riti ubugenzuzi buracyakomeje kugira ngo duharanire ko inzu zisengerwamo
zisengerwamo zuzuza ibisabwa. Abantu bakwiye kumva ko gufunga inzu zisengerwamo bidasobanuye ko idini cyangwa itorero urwo rusengero rubarizwamo ryafunzwe burundu. RGB yagaragaje ko gufunga insengero, imisigiti na kiliziya bitujuje ibisabwa bitagamije guhonyora uburenganzira bwa muntu cyangwa se n'imyemerere y'abantu, ariko ko ahantu hasengerwa naho hakwiye kugira amategeko ahubahiriza gusigasira umutekano w'abahasengera. Yagaragaje ko ibyo inzu zisengerwamo zisabwa kuba byujuje byagenwe harebwa ibikenewe by'ibanze mu kubungabunga ituze, umutekano n'ubuzima bwiza bw'abazikoreramo, kandi ari uburenganzira bw'umunyarwanda aho ari hose mu gihugu. RGB igaragaza ko ahasengerwa hakwiye kuba hubahirije imyubakire yaho ihaherereye, kandi hari n'inzu n'imbuga ituma babona ubutabazi n'aho imodoka z'ubutabazi zanyura igihe bibaye ngombwa. Ubugenzuzi bwakozwe bwagaragaje ko hari ibibazo bitandukanye birimo inyubako zitujuje ibisabwa n'amategeko y'imyubakire y'aho ziherereye, isuku itanoze, kutagira uburyo bwo kurinda urusaku no kutagira impamyabumenyi muri teoloji ku bayisabwa. Hari kandi gusengera ahantu hatemewe nko mu buvumo, mu mashyamba, mu migezi, mu misozi n'ahandi, kutagira icyemezo cya RGB kibemerera gukora nk'itorero no kutagira icyemezo cy'imikorere n'akarere aho bikenewe. RGB yemeza ko bimwe mu bituma insengero zigenda ziba nyinshi kandi zitujuje ibisabwa ari uko hari abazishinga batagamije ibikorwa byo kwigisha iby'iyobokamana, ahubwo bigamije inyungu zabo bwite zirimo gushaka amafaranga n'imitungo bivuye mu baturage, kwigisha inyigisho ziyobya n'ibindi. Uru rwego kandi rushimangira ko hari bamwe mu bigisha bagize amatorero ubucuruzi ntibite ku ngamba zo kurengera umutekano w'abantu babagana. Itangazo ryakomeje rigaragaza ko ubuyobozi bwa RGB bwishimiye ubufatanye n'amadini n'amatorero, ariko ko buyasaba kurushaho gufata ingamba zihoraho mu kubahiriza amabwiriza ku birebana n'abafungiwe kubera ko badafite impamyabumenyi zikenewe. RGB yibukije ko itegeko ryo muri 2018 rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ryatanze imyaka 5 kandi ko yarangiye muri 2023, bityo ko abafungiwe kubera icyo kibazo basabwa kurangiza amasomo bakabona gukomeza imirimo isaba iyo mpamyabushobozi. Ku rundi ruhande ariko RGB yagaragaje ko hari bamwe mu bakora ivugabutumwa banyuze mu itangazamakuru babikora batanditse kenshi, bagatanga n'inyigisho ziyobya abaturage, byatumye isaba abayobozi b'ibitangazamakuru binyuranye kujya bashishoza mu gutanga umwanya n'urubuga rw'izo nyigisho. Ariko abo bavugabutumwa nabo basabwa kubahiriza amategeko abagenga cyangwa se amategeko bisaba kugira ngo ubashe kuba wakora iki, ubashe kuba wajya kubwiriza cyangwa se wajya kuri radio, kuri televiziyo, kuri YouTube, ku miyoboro y'urutibe, bitewe n'aho ariho hose ushaka kunyuza ubwo butumwa bwawe, bigasaba kubanza kuba ubifitiye uburenganzira. Sasa rero ndagira nkomeze nkubwire nakubenda banza nkubwire source cyangwa se nkubwire inkuru itangiro ryayo cyangwa se mpere kwitangiro nkubwire impamvu noneho TikTok yabiye gukurikirwaho gufungwa cyangwa se ikaba igiye kuba yakora iki, ikaba igiye guhagarika bamwe mu bantu bakoreragaho ubuhanuzi cyangwa se basengeragaho bakoragaho ibiki. Ejo n'umukuru w'igihugu aravuze ngo mu gisengere ku matelefone, ariko se
ko tubona noneho RGB nayo yatangaje ivuga iti hari abantu babikora ku ma internet bidakunda cyangwa se babikora ku ma TikTok ariko n'undi ugasanga ntibyujuje ibisabwa, ati naho turaza kuzagenda tubareba tubahagarika. Sasa katwikomereze, insengero zafunzwe zigiye gufungurwa. Iyo ni inkuru twasanze kumvaho nshya muri tariki 9 z'ukwa mbere 2025. Sasa yavugaga ngo iki Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko insengero zitakabaye ikibazo ahubwo ko ibyo bigaragara mu Banyafurika. Yavuze ko insengero zafunzwe zikaba zarujuje ibyo zasabwaga, ababishinzwe bakwiye gusubira inyuma bakareba ko ibyo basabye byashizwe mu bikorwa. Ni ingingo yagarutsweho na Perezida Kagame mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa 4 tariki ya 9 Mutarama 2025. Urumva ko ni tariki ya mbere byavuzweho cyangwa se byaganiriweho. Urumva ko ari tariki 9 z'ukwa mbere 2025. Sasa rero reka twivuge ngo bimeze bite aho insengero zafunzwe. Abantu babwiwe aho insengero zafunze abantu babwiwe impamvu, ariko hari n'izitarafunzwe. Umukuru w'igihugu yavuze ko izo mpamvu hari bamwe batazumvise ariko ko hari abenshi bazumvise. Yakomeje agira ati muravuga ko hari abazujuje, ibyo ni byiza. Ubwo igisigaye abazifunze sorry munyihanganire, ibyo bibasabye abantu barabyujuje kandi ikibazo ni iki nge ntabwo numva ari ikibazo ikiremereye kidafite umuti, ahubwo abantu ni gushyira mu bikorwa ibyo baba bakwiriye gukora. Perezida Kagame yavuze ko insengero zitakabaye ikibazo, agaragaza ko hari abantu bigiriye mu bintu by'icyuka kandi n'ababibashoramo bakifuza kubarangaza. Yavuze ko atatinda ku mateka y'insengero kuko ibyayo bidasobanutse cyane, ko ibijyanye n'insengero bigira uburyo bikurikizwa kugira ngo bijyeho. Niyo bibayeho hakurikiranwa uko bikorwa, ariko ko abantu bashaka ibintu bitunganye mu gihugu bakwiye kuba bibaza ibyo ngibyo. Ati abo bantu hari ibyo bagombaga kuba bujuje batari bujuje, noneho ubu bakaba barabyujuje. Ubwo ikibazo gisigaye ni iki? Ikindi ni ukujya kureba niba noneho byaruzuye nyine ibyo bari barategetswe. Perezida Kagame yashimangiye ko nibura hari abemeranya n'ibyo basabwaga kandi bakaba barabikurikije bakava mu kajagari, kuko ibintu byari akajagari. Ati akajagari kari gahari karakabije mu bintu bitanasobanutse. Ku ikubitiro urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwafunze insengero zirenga 5,600 hirya no hino mu gihugu kubera kutuzuza ibisabwa. Nyuma yo gutangiza igenzura rigamije kureba uko insengero zihagaze, Dr Doris Uwicyeza Picard cyase umuyobozi mukuru wa RGB ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko raporo y'ibikorwa by'umwaka wa 2023-2024 ntibizakorwa muri 2024-2025, yavuze ko nyuma yo kuzuza ibisabwa abafungiwe insengero bongeye gusaba gufungurirwa kandi babihabwa nyuma yo kugenzura neza niba ibyo babwiye gukora byaraciyemo. Yagize ati izo zafungiwe nk'ubuziranenge bw'imyubakire bagiye babwirwa ibyo bagomba kuzuza kugira ngo bazongere gufungurirwa. Kuri ubu izemerewe gufungura ni insengero zigera kuri 44 kuko zagiye zigaragaza ko zujuje ibisabwa, kandi ubugenzuzi burakomeza kuzigenda zuzuza ibisabwa zikagenda zisaba gufungurirwa. Sasa rero kubera iki nabanje guca muri ibi byose kugira ngo manze kukubwira cyangwa se nabanje kugusasira iyo nkuru, nabanje kugira ngo nkwinjize neza, noneho nkwinjize se nibiki bisabwa kugira ngo umuntu afungurirwe, se byagenze bite kugira ngo izo nsengero zifunzwe, cyangwa se hakurikizwaga iki, cyangwa se hafunzwe izingana iki, hafunguwe izingana iki.
kugira zifungurirwe bisaba iki? Mbese nibyo bintu byose nagira ngo manze nkusubize. Ndakeka ko byose mbigusubije. Ubu icyo kibazo ntacyo navuga ko ugifite, ndakeka ko icyo kibazo cyo rwose ntacyo waba ugifite, byose ndabigusobanurira. Sasa rero impamvu nakubwiye ngo TikTok ishobora kuba ariyo next door cyangwa se kuba ariwo muryango ukurikira ugiye gukomangwaho, ni ukubera iki? Sasa ndagira nkubwire ngo ejo bundi nkuko nabikubwiraga mu kanya gashize, umuvugizi wa RGB yaravuze ati, cyangwa se umuyobozi mukuru wa RGB nkuko tumubonye Uwicyeza Doris, yavuze ati rwose ndagira mbabwire ko n'abantu mwavuye ku nsengero zisanzwe mukava mu mazu masengeramo, mukajya kuri TikTok, mukajya ku zindi mbuga nkoranyambaga nka za YouTube, nka za Instagram, tutajya tubabwira ko naho nimukora ibidakwiriye naho tuzabafungira. Sasa rero urumva ko nta kundi kubafungira kundi, cyangwa se nta kundi kubahagarika kundi uretse kuba bakuraho imbuga nkoranyambaga zabo, cyangwa se bagafungwa, cyangwa se urwo rubuga nkoranyambaga rwari rwo wenda ruri guteza ikibazo narwo rugafungwa, kuko twamaje kubona ko icyashoboka cyose cyakorwa kugira ngo abanyarwanda nyine ubwo batekane muri ubwo buryo, cyangwa se bareke kwibwa, bareke nyine gukorerwa nk'uko bigenda bivugwa, cyangwa se bigenda bitangaza ati ni abajura babikora, ni abaki, nyine ukumva ko abo bantu babikora kuko baba ari abajura. Sasa rero ndagira nkubwira ngo niba ko ukora ibyo bintu ku mbuga nkoranyambaga, ukaba ukora izo video cyangwa se izo live zibwiriza abantu ariko zikabwiriza abantu zibayobya, bagira ngo ubwirwe ko nutabitwara neza cyangwa se nutabyitwaramo neza, naho ngaho nako kariba wari warafukuye nako gashobora kuza gusibwa cyangwa se kagahagarikwa mu gihe ngo waba utabyitwayemo neza. Sasa rero nkubwira ngo nyamuneka niba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndagira ngo dukomezanye twinjirane rwose muri muryango mugari w'aba Good People Shows. Ukoreho subscribe, ukoreho like, ukoreho na comment, ukoreho follow, niho uzabibona hose, kuko dukoresha YouTube, tugakoresha TikTok, tugakoresha Instagram, tugakoresha izi mbuga nkoranyambaga zindi dukoresha ntuza na X, no kuri X turiho. Ndagira ngo ahantu hose wajya rwose ukabona twapostinze akantu k'aba Good People Shows, cyangwa twakoze akantu kariko kose twagapostinze, twagaprodinze. Ndagira ngo wenda uje uvuga uti nanjye reka supporting abantu, reka mbafashe, baduhereza ibiganiro bizima, baduhereza amakuru abagezweho, baduhereza ubushakashatsi buri hanze aha ngaha bugiye bugerwaho, bugiye butandukanye. nawe uhita uvuga uti nyamuneka reka mbatemo, cyangwa se reka mbahe ka subscribe kugira ngo bajye babasha nabo kuba bakomeza kuzamuka, cyangwa se mbahe ka follow bitewe n'aho dusanze, kugira ngo natwe dukomeje kuzamuka kandi dukomeze gukora ibirenze ibyo twari dusanzwe dukora, kuko ni mwebwe dukorera mu gihe mutadukorera, cyangwa se mu gihe mutatubwira muti igihe utavuga uti utadushyiraho ka push up, cyangwa se utadushyiraho nawe akantu kawe ngo tuzamure, byagorana cyane kugira ngo twebwe twabasha kuzamuka ka support. Sasa rero ndagira nkubwire ngo ni ibintu byiza cyane, iyo mudukoreho subscribe. nkomeza gushimira abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel kandi nawe ugiye gukora. Sasa sinagenda kubwira inkuru ivuga ngo Minisitiri utuma twishima yataye imbaraga umunyarwanda ushinjwa gutukana mu ruhame. Sasa rero utuma twishima ni Minisitiri w'urubyiruko w'iterambere ry'ubuhanzi Dr. utuma twishima Jean Paul Abdallah yasabye Kasuku kudacika intege mu kwamagana abasebya u Rwanda na Perezida Kagame, mushishikariza gukomeza kubakumira. Yakomeje amugira inama yo kujya abikora yirinda gukora ikintu kinyuranyije n'amategeko y'u Rwanda, kuko mu gihe yanyuranya nayo yabihanirwa. Ubutumwa bumugeneye mu gihe usanga Kasuku akunda kwataka abasebya u Rwanda, akabikora akoresheje imvugo benshi bafata nka nyandagazi. Umvishe ubwo nawe nyine uriya muhungu bwa supportinzwe nyine kuri wa tariki 8 Ukuboza 2025 abarwanyi ba M23 bambuye ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC cyangwa se Democratic Republic of Congo uduce two muri teritwari ya Uvira turimo santere ya Nyakabera na Sange. Mbere yo gufata Nyakabera FC M23 yabanje gufata Bwegera, Ruberizi, Ruvungi, Rurambo na Katongoto, iturutse muri santere ya Kamanyora. Imazemo amezi agera ku 10 igenzura, iri kunyura mu muhanda munini wa RN5 ugera mu mujyi wa Uvira. Sasa rero iyo ni amakuru ndi kugira nkubwira nyine
wenda ntagenda nyuzaho imboni cyangwa se ntagenda mpfa kunyuzaho amaso gutyo uko niboneye. Ni utuntu tuba tugiye ducaracana ariko ubwiye nti ngenda nkutama amakuru agiye atandukanye kandi aba agezweho. Sasa rero yes, ndagira nkubwire ngo niba utarakora subscribe mu nshuti yanjye, niba utarakora subscribe muvandimwe, urimo urahomba ibintu byinshi cyane. Ndasa naho inkuru ngenda nzisoza, ariko ni inkuru zaranze uyu munsi, ni inkuru ntanyuzaho amaso, mba nkwaye ku kantu k'ubushakashatsi nkaguhereza akantu kagiye gatandukanye, ariko nawe sinabura kubwira ngo nkunda nkubwira utuntu tugezweho, dore ko aricyo kintu kinzana muri iyi mihanda cyangwa se ikintu kinzana muri iyi si, ari ukubabwira ibintu biba bigezweho kandi ibintu byiza bizima, amakuru meza bagezweho, amakuru yiyubashye, amakuru y'abantu nyine bakuru kabisa, uba udakwiye gucikwa. Sasa rero kora subscribe, comment, like kugira tujye dukomeza nyamuneka ku bana. Ibyo ni ibintu nzankubwira dutangiye nkabikubwira dushoje, kuko ni kimwe mu bintu gituma tuzamura cyangwa se tukazamura channel zacu. Salam, shalom, hasta la vista, ciao ciao. Ku munsi w'ejo tubafite izindi nkuru zirenze izi. Murakoze cyane.